nyemera ngo usuhuze dukurikiye kandi mpite ngo ikaze muri kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho mumaze kumenyera ko ari Braba Talk muri kuganira. Uyu munsi turi kuvuga ku kintu kivuga ngo kenshi ibintu by'Imana bisa n'ibihengamye. Ese koko nibyo? Hari ibintu byinshi umuntu areba akibaza ati ese koko Imana irabona cyangwa ibi bireba? Kubera ko ibyo twebwe turebesha amaso, umwana w'umuntu cyangwa se abana b'abantu, akenshi usanga abitekerezamo mu gukiranuka cyangwa se gutsinda no gutsindwa, ugasanga biragarukira mu byo umuntu areba. Ugasanga umuntu mubi niwe ukize, ugasanga uwo bita umubeshyi niwe ukunzwe, ugasanga umugambanyi niwe uhabwa umwanya, naho umuntu mwiza wicisha bugufi asabira abandi ibyiza akabaho mu mubabaro, kandi umubabaro mwinshi cyane. Nibwo rero umuntu atangira gutekereza akavuga ati ariko iby'Imana ko mbona bisa naho bihengamye. Hari ababivuga rwose bakabivuga gutyo bakanatinyuka kubivuga kuko nyine niko baba babibona, nawe ushobora kuba hari ukundi waba warabibonye. Ikibazo rero si uko Imana ibihengamye, ikibazo ni uko umuntu areba ibintu mu kanya gatoya, naho Imana ikareba ibintu mu iteka ryose kandi ikabirebera ku iherezo, ikahagarara mu itangiriro ikaba yabona ikintu kiri mu iherezo. Umwana rero ashobora kubona umuganga nk'umuntu mubi kubera ko agiye kumutera urushinge akumva ruramujomba, akumva ruramubabaza, kandi abana benshi batinya inshinge. Ariko nyina azi neza ko urwo rushinge ari rwo ruri buze kumukiza. Natwe hari igihe Imana itwemerera tukababara, gutegereza tukarenganywa cyangwa tugatsindwa, ariko mu by'ukuri ibiri kubaka ibintu binini cyane tutarabona mu buzima bwacu n'amaso yacu. Tekereza kuri Yosefu wo muri Bibiliya. Bene se baramwanze, baramugambanira, baramugurisha nk'umuja, ajya mu kindi gihugu cya Egiputa aho bita kwa Potifari. Ajyanwa muri gereza kandi arengana. Wibuka ko ari umugore wa Potifari wari wamugambaniye, wari wamureze, amubeshyera ko agiye kumufata ku ngufu kandi yamurenganyaga. Iyo urebye ayo mateka yose bisa nk'aho Imana yari yamutaye, niko wabitekereza. Ariko nyuma nibwo byagaragaye ko ibyo ari byo byose byari inzira yo kumugeza ku butware no gukiza abantu benshi atarazi ko ashobora gukiza. Icyo gihe nibwo umuntu amenya ko Imana itagikora ibintu nk'uko abantu babitekereza. Ubirebeye muri iyo shusho nibwo wabibona neza. Hari igihe Imana rero igucecekesha kandi ukeneye kuvuga, cyangwa se ikagucecekana rwose kandi ukeneye igisubizo ukabona nta kiguhaye. Hari igihe igutegereza imyaka myinshi kandi utekereza ko yagombye kubyihutisha ibintu, cyangwa se nawe ubwawe ikaguha gutegereza igihe kirekire mu gihe ubona ko yakabaye yihutisha ibisubizo. Ukabona niba ukennye ukavuga uti ariko Mana wampaye ubukire. Niba ukeneye ibyo kurya ukajya uvuga uti iyi Mana ko itarya yanyihereye ibiryo ko ntacyo bitwaye. Ukavuga uti Mana kumpa inzu, kumpa imodoka, kumpa akazi karyoshye cyane, ibibuzwa n'iki ko yo itabyinjoyinga cyangwa se itabikeneye. Hari igihe rero ikwambura ibyo wakundaga kugira ngo ikwereke uwo uriwe koko nyakuri. Iyo ibyo byose bibaye, abantu benshi baravuga bati Imana yangiriye nabi, cyangwa se Imana yandemye nabi, Imana yarambabaje. Utinze kubyara ukavuga uti ariko wa Mana we twapfuye iki? Ugatinda kubona amahoro ariko wa Mana twapfuye iki? Nyamara ushobora gusanga ari bwo bwa mbere Imana iri kugukorera ibintu bikomeye cyane mu buzima. Akenshi iri kukugerageza bavuga ko iba iri kugutegurira ibintu bikomeye. Abantu rero bakunda Imana, bagakunda kwibaha ibyo bashaka, ariko Imana yo ikunda umuntu uhinduka uwo agomba kuba we imbere y'Imana. Iyo rero Imana igushaka ko uhinduka ukagera ku kintu runaka, hari igihe kwima ikindi kugira ngo ubanze ushyire ubwenge ku gihe. Niyo mpamvu rero hari igihe iguca mu mirimo runaka kugira ngo ikwiyegereze, cyangwa se ikakubuza ikintu wakundaga kugira ngo ikunde ikuronke. Nk'uko zahabu rero icishwa mu muriro kugira ngo ibe nziza,
niko n'Imana ishobora gucisha mu bigeragezo kugira ngo uvemo waka rwose kandi uwaka nka zahabu. Ikibazo rero ni uko umuntu ashaka imigisha idafite ububabare, ashaka gukomera adaciye mu ntambara, ashaka ubwenge ariko adaciye mu buzima bwo gucishwa bugufi cyangwa se bwo kwigishwa. Nyamara ibyo byose ntabwo bishoboka, cyane cyane muri ubu buzima hagiye hagaragara kenshi ko bidashoboka, ndetse n'ubushakashatsi bwagiye bubishimangira. Hari ibintu rero byakubayeho wigeze wita umuvumo, ukavuga uti uyu ni umuruho, aka ni akagambane, ibintu nk'ibyo. Nyamara nyuma ukazasanga ibyo nibyo byagukijije cyangwa se nibyo byakubereye umugisha. Hari abantu bavuze ko warize cyane cyangwa se hari abo wabonye barize cyane, nyamara uza gusanga kugenda kwabo byaragize umumaro munini. Wabanaga n'umuntu akarira kuko ugiye cyangwa se ukarira kuko agiye, ariko wazajya kureba ugasanga by'ukuri kuva mu buzima bwawe nibyo byari umugisha ukomeye, nibyo byatumye uba uwo wahindutse we. Hari akazi utabonye waketse ko ubuzima bwawe burangiye, kavuga uti bwo kari akazi nkabuze ibyanjye birarangiye, nta n'andi mahirwe nzongera kubona. Ariko nyuma uza kubona ko kari ako kukurimbura by'ukuri. Iyo umuntu ageze aho nibwo amenya ko Imana itinda ariko itajya ibeshya. Kandi igitangaje ni uko Imana idakora ikintu kugira ngo abantu bayumve ako kanya, ishobora no kugikora kugira ngo abantu ahubwo bayegere bamenye ko ari Imana. Nowa yubaka inkuge, abantu bamusekaga, bamushinyikira amenyo, bamukwena cyane rwose. Mose ahunga igihugu cye imyaka myinshi, nawe baramusetse bakavuga ati ariko se uyu nguyu ni umusazi, avuye kwa Farawo kandi yari afite ibintu byiza cyane, yari umutegetsi, yari umuntu ukomeye, baramuseka. Dawidi yasizwe amavuta yo kuba umwami akiri umwana mutoya rwose yiragira intama, ariko amara imyaka myinshi aba mu buvumo ahunga Sawuli kuko yashakaga kumwica, ndetse aramuhunga rwose, atakaza ibye, ajya mu buzima wavuga ngo ntabwo buryoshye. Iyo urebye rero ayo mateka yose ubona ko ibintu bisa naho bihengamye, ariko mu mpera nibwo ukuri kw'Imana kwigaragaza by'ukuri. Ikibazo cy'abantu benshi rero ni uko bashaka gusobanukirwa ibintu by'Imana mbere yo kuyizera. Akenshi ntabwo bishoboka, usanga Imana igaragara mu buryo butandukanye. Hari naho bavuga ngo ku kigoryi yigaragaza nk'igoramye, ariko ku munyabwenge ikigaragaza nk'inyembaraga kandi nk'inyabwenge. Ariko rero kwizera nyakuri ni ukuvuga ngo sinumva ibyo uri gukora ariko ndakwizeye. Ubwo uri kubwira Imana, nubwo waba utumva ibyo iri kuvuga cyangwa se ibyo iri gukora, ariko bikagutuma uyegera kandi ukayizera. Ibyo nibyo rero bigora abantu benshi mu bakurikira Imana, bavuga ko bazi Imana, kubera ko umuntu ashaka kubona ibisobanuro mbere yo gukomeza urugendo. Nyamara hari igihe ibisobanuro biza nyuma y'imyaka ndetse n'imyaka myinshi cyangwa iminsi myinshi. Niba rero uri mu gihe ibintu byawe bisa naho bihengamye, niba ubona abantu babi batera imbere kukurusha cyangwa se kurusha beza, niba ubona amasengesho yawe asa naho atagerwaho cyangwa se atumvwa, ntibigatuma uhita ucika intege cyangwa se ntukihutire kuvuga ngo Imana ntabwo iriho cyangwa se yaranyibagiwe. Oya, hari igihe uba ugaragara ko uri mu gihe cyo hagati y'inkuru kandi inkuru itararangira, ugashaka guhita usimbukira ku iherezo ry'inkuru, nyamara inkuru igikomeje. Kandi hagati y'inkuru ibintu byinshi bisa n'ibitagira umurongo, ariko imperuka y'inkuru niyo ikwereka neza umugambi wose wari uri mu nkuru cyangwa igitekerezo cyose. Wibuke ibi ngibi, iyo Imana iri gukora ibintu bikomeye, akenshi bitangira bisa nk'aho ari amakosa mu maso y'abana b'abantu. Niyo mpamvu akenshi iby'Imana bisa n'ibihengamye, ariko nyuma ukazabona ko ari byo byari bihagaze neza kurusha ibindi byose wabasha gutekereza. Urebye uburyo Yobu yageragejwe, agapfusha abana, agapfusha amatungo, agapfusha ubutunzi bwe bwose, uravuga ute nk'uyu yazize iki? Ariko nanone iyo urebye uburyo Imana yamugarutseho, ikamwishimira, ikamukomeza, ikamubwira ko imukunze cyane, ikamukubira noneho
bwa nyuma ikamukubira inshuro nyinshi ibyo yari afite bwa mbere, nibwo ubona ko umugambi w'Imana ari ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu. Reka nsoze mvuga ngo ugire impagarike n'ubugingo kandi ubigire byombi, kuko ni ingenzi, uba umunyabwenge kandi umuhanga, kuko nicyo dukwiriye muri ubu buzima. Ikiganiro cyacu rero ni kuri Braba Talk, icyo gukora urakizi niwe wikunze ko tubana. Tuzasubira mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Ugire umunsi mwiza. Braba Talk ni ijwi rishize amanga rivuga ukuri, rigasesengura ibibazo bikomeye byugarije umuntu kandi rigatanga inzira zishobora kumufasha kubyumva no kurishakira ibisubizo. Braba Talk.